hanyuma y'ibyo byose utuze umutima kandi ukomere. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana niza igitangaza cyawe cyaturuka. Imana iza ubutabazi bwawe bushobora guturuka. Wowe ntiwahamenya. Hanga Imana amaso. Ijuru rihanga amaso rizagutabara. Ijuru rihanga amaso rizakurengera. Yesu nashimwe cyane. Imana irahagurutse kugira ngo abantu bagushake. Igihe cyawe kirageze. Haleluya. Kugira ngo abantu bakuyoboke, bayoboke iwawe. Ntibisi ngombwa ngo wiyamamaze. Ibirakwiye ko Imana ikwamamaza mu izina rya Yesu Kristo. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Haleluya. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umukozi w'Imana Evangeliste Eric. Turagarutse mu kiganiro hanyuma y'ibihe. Ni umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero wowe ukunda iki kiganiro ndongera kugukangura, ari abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, abari kure no bari hafi, mwese ndabararitsa muri iki kiganiro kugira ngo twese duhabwe umugisha n'Imana muri iki kiganiro hanyuma y'ibihe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, niturangiza dusenge ubundi dukurikire. Dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 2 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 3. Haravuga ngo abanyabwenge baramya Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse ibirasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvishe ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira ahariho. Amen. Reka dusenge. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, Imana itagihinduka, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushyize hejuru. Muri uwo mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, turasenze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuri twebwe, ari njyewe ugiye kuvuga ijambo ryawe ndetse n'abagiye kuritega amatwi. Turasenze kugira ngo iri jambo rigire imbaraga, rigire ububafasha, rigire ubushobozi aho rizagera hose, nkuko Yeremiya yabivuze neza, arakabivuga ngo nkuko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka, ngo n'ubutaka nabwo bukameza imbuto bugahereza umubibyi umwe rukwiriye, niko n'ijambo ryawe ritazamanukira ubusa, ahubwo rizaza rigasoza icyo waritumye. Mana, ndabizi ko n'iri jambo ryawe tugiye kumva muri uyu mwanya ritagiye kuza ngo rikore ubusa, ahubwo rigiye gukora imirimo n'ibitangaza ku bagiye kuryumva. Ndasenga kugira ngo imbaraga ze zigaragare, icyubahiro cyawe kigaragare, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ndongere mbabwire ngo nimukomere kandi muhumure, kuko haracyariho ibyiringiro yuko nubwo igiti cyatemwa cyongera kigashibuka. Yero muri iki kiganiro hanyuma y'ibihe, ndagira ngo nongere nguhumurize kandi nkukomeze, wongere wambara imbaraga mu bihe bigoye cyangwa se mu bihe biruhije. Haleluya. Mu bihe by'uburwayi, mu bihe by'amarira, mu bihe by'amaganya, mu bihe by'agahinda, Yesu nashimwe cyane. Mu bihe usuzuguwemo, mu bihe wanzwe, mu bihe wirukanwe, Yesu nashimwe cyane. Mu bihe by'ubukene, mu bihe by'amakuba, haleluya, ndagira ngo wongere wizere Imana, wizere Imana isumba byose, wizere Imana idahinduka, wizere Imana ikiza. Haleluya. Mu kuboko kwayo harimo ubutware, harimo ubushobozi. Niyo mpamvu Salomo yabyanditse mu gitabo cye cy'Imigani igice cya 3 umurongo wa 16, akavuga ngo mu kuboko kwabwo kw'iburyo harimo kurama, kandi mu kuboko kwabwo kw'ibumoso harimo ubutunzi n'icyubahiro.
icyo gihe yararimo Salomo yararimo avuga ku bwenge buva ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Mu bwenge bw'Imana nizo mbaraga z'Imana kandi iyo mbaraga nyakuri. Haleluya. Umuririmbyi nawe yaririmbye neza aravuga ngo Imana yacu irakomeye mu mbaraga, mu rukundo, mu bwenge, aho hose Imana irahambaye. Ayo magambo nawe Yobu nawe yayasubiyemo arayavuga. Yesu nashimwe cyane. Rero igihe nari ndimo soma ijambo ry'Imana twavuze ku mugabo witwa Yesu Kristo. Haleluya. Tuvuga ku kuvuka kwe arimo avukira i Betelehemu. Yesu nashimwe cyane. Igihe Yesu yavukiraga i Betelehemu yavutse ku ngoma y'umwami Herodi. Haleluya. Igihe yavuga ku ngoma y'umwami Herodi, Herodi yari umwami mubi cyane. Herodi yari umwami wimye akaba azi ko nta wundi uzamusimbura. Haleluya. Herodi nta wundi muntu yatinyaga usibye Kayizari wenyine. Nta wundi muntu Herodi yatinyaga. Yesu nashimwe cyane. Igihe rero Herodi yumvaga yuko yagabanye ubwami, yumvishe ko Yesu yavutse. Haleluya. Kandi Yesu yaravutse ari umwami w'isi yose, ari umwami w'ijuru n'isi, ndetse ari umwami w'ibihe byose. Haleluya. Ndagira mbanze mbabwire ngo Yesu yabyivugiye neza, aravuga ngo abami bo mu isi n'abatware bo mu isi aba bose nibaruhekera ababyeyi. Yesu nashimwe cyane. Yarashatse kuvuga yuko ibihe byabo birarangira, ingoma zabo zikarangira. Yesu nashimwe cyane. Manda zabo zikarangira, ariko ingoma ya Yesu, ingoma y'Imana yo ntabwo igirangira. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwami witwa Herodi rero yaje kwibeshya cyane. Haleluya. Uyu Yesu yaravutse avukira i Betelehemu. Avuka, Bibiri tubwira yuko hariho amabarura yari yabaye, ndetse ngo Mariya na Yosefu nabo bari bagiye kwibaruza, ariko bagenda mu gihe Mariya yari akuriwe yenda kubyara. Bagezeyo ibise biramufata. Ibise bimaje kumufata ngo bagerageza gushaka aho bacumbika, ariko ngo kuko abantu bari benshi cyane ngo kandi bwari bwije babura icumbi. Ndagira ngo mbanze mubwire ngo hari igihe ugeramo ukabura umuntu n'umwe wakugira impuhwe. Ntabwo Mariya yigeze agirirwa impuhwe kuko yari atwite. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbanze mubwire ngo nta wundi muntu ushobora kukugira impuhwe usibye Imana yonyine. Ukwiye kwizera Imana, abandi bose bazakugira impuhwe ari uko Imana yagutunze inkoni. Yesu nashimwe cyane. Imana ukigutunga inkoni, haleluya, abantu bose bazakuyoboka, kandi ukwiye kubona abantu bayobowe n'umwuka w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwene data wumvira ijambo, ndagusabira guhura n'abantu bayobowe n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe Yesu yavukaga rero babuze icumbi, bamaje kubura icumbi. Yesu nashimwe cyane. Barangije ngo baragenda bajya mu kiraro cy'inka. Bamaje kujya mu kiraro cy'inka ngo umubyeyi abyariramo. Amaje kubyariramo, Yesu nashimwe cyane, ntabwo bigeze bamugira impuhwe amaje kuvuka, nkuko nawe batazi kugiriye. Ezekiyeli mu gice cya 16 habivuga neza. Haravuga ngo nuko nkusanze wigaragura mu ivata ryawe, ndangije ndavuga ngo mbaho. Yesu nashimwe cyane. Nawe nje ukubwira ngo baho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nubwo nawe wigaraguraga mu ivata ryawe, ariko uyu munsi ndavuga ngo baho. Yesu nashimwe cyane. Nubwo nawe waguhaye utwaye twiminja, nubwo nawe waguhaye tuvuta two kwisiga, nubwo nawe waguhaye amazi yo kunywa, Yesu nashimwe cyane. Nubwo nawe ukugaburira, nubwo nawe ukwitayeho, nubwo nawe ushobora kwishyurira ideni ryawe, haleluya, ariko Imana iravuga nawe ngo baho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana iritegereza, ibona ko muri Betelehemu, ibona ko muri Yudaya yose, ibona ko nta muntu witaye kuri Yesu Kristo, ibona ko nta muntu witaye ku mubyeyi Mariya ndetse na Yosefu.
Yesu nashimwe cyane. Imana irangije iritegereza, iragenda igera iburasirazuba. Yesu nashimwe cyane. Erega ndagiye mbanze nkubwire mwene data, Imana niza igitangaza cyawe cyaturuka. Imana niza ubutabazi bwawe bushobora guturuka. Wowe ntiwahamenya. Hanga Imana amaso. Ijuru rihanga amaso rizagutabara. Ijuru rihanga amaso rizakurengera. Yesu nashimwe cyane. Imana yitegereje abantu bari muri Betelehemu. Imana yitegereje abantu bari muri Yudeya yose. Ibona nta muntu n'umwe ufite umutima w'impuhwe. Ibona nta muntu n'umwe ufite umutima w'imbabazi. Irangije avuga ngo reka abantu mbihorere. Haleluya. Irangije agenda isanga abanyabwenge ndetse n'abashumba bari bibereye iburasirazuba. Irangije agenda babasanga, irababwira ngo nimuhaguruke mufate amaturo. Haleluya. Mufate ibyo kurya, mufate ibyo kunywa, mufate ishange n'icyome, mufate zahabu, nimurangiza mugende. Haleluya. Mugende mwerekeye. Haleluya. I Betelehemu nimumara kugerayo, dore havukiye umwami. Haleluya. Yavutse uyu munsi, nimuhaguruke mugende, nimurangiza mugende mumutura amaturo. Yesu nashimwe cyane. Erega ndagiye mbaze nkubwire mwene data, Imana yamaje gutegura umugati wawe. Imana yateguye akazi kawe. Humura komera. Imana yateguye ibyo kurya byawe. Imana yateguye inzu yawe. Yesu nashimwe cyane. Ahari nawe waba umeze nk'uri mu kiraro cy'inka, birashoboka ko nawe umeze nk'uwahavukiye. Imana ntabwo yitaye ku buzima wavukiyemo, irimo irategura ibyiza hanyuma. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana irategura, imaje gutegura. Haleluya. Irangije iyobora abanyabwenge ndetse n'abashumba. Bibiri tubwira ngo basiga imikumbi yabo. Yesu nashimwe cyane. Abanyabwenge basiga akazi kabo. Ndagiye mbanze nkubwire ngo iyi Imana yaguteye iteka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyi Imana yaguteye iteka. Hari abantu bagurutsa bagasiga imirimo yabo. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu hagurutsa bagakora ku butunzi bwabo. Hari abantu hagurutsa bakagutekerezaho, bakamenya ko nawe ukeneye akazi, bakamenya ko inzara yakwishe, bakamenya ko hari amadeni ukeneye kwishyura. Yesu nashimwe cyane. Ndagiye mbanze nkubwire ngo Imana itagutunze inkoni. Yesu nashimwe cyane. Nta muntu wakureba nirihumye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bene data, ndanezerewe cyane kuri iri jambo. Yesu nashimwe cyane. Ngo babanyabwenge basiga byose bari barimo, basiga imirima yabo, basiga amatungo yabo, basiga akazi kabo, baremera barihara, bishakaho impamba. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Bamaje kwishakaho impamba, barahaguruka baragenda. Ndagiye mbanze nkubwire ngo ntibizagusaba kuyoboza, ntibizagusaba kuranga kuri telefoni. Imana igutera iteka, bo bazagushaka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana irahagurutse kugira ngo abantu bagushake. Igihe cyawe kirageze. Haleluya. Kugira ngo abantu bakuyoboke, bayoboke iwawe. Ntibisi ngombwa ngo wiyamamaze, ibirakwiye ko Imana ikwamamaza mu izina rya Yesu Kristo. Ngo barangije barahaguruka, ngo bagimara guhaguruka, ngo babone inyenyeri. Inyenyeri itangira kubamurikira. Yesu nashimwe cyane. Ibamaje kubamurikira, baragenda bageze muri Betelehemu. Yesu nashimwe cyane. Baravuga ngo ahari birashoboka yuko umwami yavukiye hano mu bandi bami. Ndagiye mbanze nkubwire ngo ntibizashingira ko wavutse mu rugo rukomeye, ntibizashingira ko wize cyane, ntibizashingira ko uriwe. Haleluya. Ahubwo bizashingira ko Imana ikuzi. Yesu nashimwe cyane. Bizashingira ko Imana ikuzi. Dawidi niwe wabivuze neza, aravuga ngo nagize umugisha kubera ko wamenye izina. Yesu nashimwe cyane. Nawe urahirwa wowe wamenywe n'Imana. Birashoboka ko izina ryawe nta muntu urizi, ariko niba izina ryawe Imana irizi, rikaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, Imana ikaba yaravuganye nawe, ikavuga ngo mwana wanjye nzakugira neza, nzagutabara, nzakugaburira, nzakwambika, nzaguha akazi. Yesu nashimwe cyane. Nzakurinda. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagiye mbanze nkubwire ngo ntabwo uzapfa uzarama. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo uzakenyuka, uzajya mu mva yawe ushaje neza, tuguherekeze kuko Imana yavuganye nawe. Kandi ndagiye mbanze nkubwire ngo mu by'Imana yakuvuzeho byose, haleluya, bizasora ku buzima bwawe.
abanyabwenge baragenda bayoborwa n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndagiye mbaze mbabwire, iyo abanyabwenge baza kuyoboza abantu ntabwo bari kugera aho Yesu yavukiye. Yesu nashimwe cyane. Ariko nabo baje kwibeshaho gatoya. Ndagiye mbaze nkubwire ngo hari imigisha yawe ijya ibasha kugenda igahera abantu kuko bakwibesheho. Bajya bakwibeshaho bitewe n'aho bavukiye, bajya bakwibeshaho bitewe n'isura yawe, bajya bakwibeshaho yuko nta mashuri ufite. Ariko ndagiye mbanze nkubwire ngo Imana irakuzi nubwo abantu batakuzi. Imana igera iwawe nubwo abantu batagera iwawe. Ndashaka kugusabira kugira ngo uyu munsi wa none ucyumve ijambo ry'Imana. Imana igusure, Imana igusure mu kazi kawe, Imana igusure mu rugo rwawe, Imana igusure aho mu bitaro uherereye. Haleluya. Imana igusure muri izo ntambara zawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugereho nubwo hari imigisha yawe yari yarayobeye ahantu hatandukanye. Uyu munsi ndasenga kugira ngo ikugereho. Nubwo hari amatelefoni yari yaracecetse ku buzima bwawe, uyu munsi nimero yawe bongere bayibuke mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo hari imiryango n'inshuti zari zarakwibagiwe, uyu munsi wa none kubera Imana bongere bakwibuke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nta kindi bisaba keretse ko Imana igufite umugambi gusa. Yesu nashimwe cyane. Umugambi w'Imana uhagurutsa abatari bakuzi barangiza bakakumenya. Umugambi w'Imana uhagurutsa abatari baza aho utuye barangiza bakahamenya. Umugambi w'Imana, Yesu nashimwe cyane, uyobora abantu, haleluya, bakakugezaho ibyawe byose. Ngo abanyabwenge bageze, haleluya, Yudaya barangije ngo barabaza ibwami kuko bumva ko nta handi havukira umwami usibye kuwundi mwami. Yesu nashimwe cyane. Ngo barangije barabaza babereka kwa Herode. Ngo barangije binjira kwa Herode. Barangije bahageze barabaza ngo mbese umwami w'Abayuda ari hehe? Yesu nashimwe cyane. Igihe bari bahageze batangiye kubaza ngo mbese umwami w'Abayuda ari hehe? Yesu nashimwe cyane. Abantu babereka kwa Herode. Erega nawe ndagira mbanze nkubwire, uyu munsi wa none muri karitsiye utuyemo ntabwo uzwi. Yesu nashimwe cyane. Hari abamaje kwitirwa amakaritsiye runaka. Yesu nashimwe cyane. Barabaza ngo umwami w'Abayuda ari hehe? Barangije babatungira agatoki kwa Herode. Ngaho imigisha yacu igiherera. Yesu nashimwe cyane. Ngo bakimara kugerayo, haleluya, ngo babitekereza Herode ko ari umwami wavutse. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Baravuga ngo ndetse usibye n'ibyo, haleluya, ndagira mbanze mbabwire ikintu gikomeye cyane. Icyatumye abanyabwenge bagira amacenga, Imana yari yababwiye ko ari umwami wavutse. Yesu nashimwe cyane. Bageze bahasanga umwami w'umusaza. Yesu nashimwe cyane. Imana ikurinda abami b'abasaza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagira mbanze nkubwire ngo Imana igukura imbere ibishaje. Imana yatubwiye ibishaje. Imana yatubwiye ibigiye kuvuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana bitubwira neza ngo iby'amaso atabonye, iby'amatwi atumvishe, iby'imitima itatekereje, nibyo Imana yabikiye bayikunda. Hari umwami mushya agomba kuvuka mu izina rya Yesu Kristo. Hari umwami mushya agomba kugaragara. Uko niko nawe Imana igiye kuvukisha ikintu gishya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kwigiza ibyo bishaje byakujijishaga. Yesu nashimwe cyane. Imana igiye kugutandukanya nabyo nubwo bikomeza kukwiyoberanyaho ndetse bigashaka no kugwatira, bigashaka no kugufata. Yesu nashimwe cyane. Ngo uyu mwami ushaje ari we Herode atindana abanyabwenge, ngo yanga kubarekura, akomeza kubabaza amakuru. Yesu nashimwe cyane. Ndagiye mbanze nkubwire ngo hari abahora babaza amakuru yawe. Yesu nashimwe cyane. Ariko umunsi ndasenga Imana kugira ngo ucike ibyo ngibyo byose byari byaragufashe. Abanyabwenge ngo batinda kwa Herode, akomeza kubabaza amakuru kuko ngo yumvishe ko hari undi mwami wavutse ugiye kumusimbura. Arangije ngo ahagarika umutima, ngo ndetse nabo bari kumwe bose n'ab'i Yerusalemu bose bahagarika imitima yabo. Erega ndagiye mbanze nkubwire mwene data, uhagaritse imitima ya benshi niyo mpamvu bagushakisha. Uhagaritse imitima y'abarozi niyo mpamvu bagushakisha. Barabona kugiye gutera imbere, barangiza
bakaza bakakuroga wahagaritse imitima yabo. Mwabana b'abanyeshuri mwe murimo ku mashuri, nta kindi gituma babaroga ngo ubwenge bwanyu butakare. Haleluya! nuko mwabahagaritse imitima, babonye ko mugiye kubazamukana, bababonye. Haleluya! bababonye uko imiryango yanyu igiye kuzamuka ikamenyekana, niyo mpamvu babarwanya. Ariko ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bose bahagaritse imitima ku bwanyu. Haleluya! Imana ibacikishe, Imana ibarinde, Imana ibarengere, Imana ihagane namwe, Imana ihagare ku buzima bwanyu. Guhagarika imitima kwabo ntikuzagira icyo kubatwara, guhagarika imitima kw'abagome ntibizagira icyo bubatwara, uburakari bw'umwanzi ntibizagira icyo bubatwara. Yesu nashimwe cyane. Ababagambanira ntibazagira icyo babatwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwanyu. Ngo Herode amaje kubyumva ngo ahagarika umutima, n'ab'i Yerusalemu bose, ngo ndetse ngo ateranya n'abatambyi bose ndetse n'abanditsi, ngo ababazaho Yesu yavukiye. Baraje bamubwira ngo nta handi yavukira keretse i Betelehemu honyine. Yesu nashimwe cyane, ngo nkuko byanditswe n'umuhanuzi. Yesu nashimwe cyane, ngo akavuga ngo nawe Betelehemu nturi muto mu gihugu cyose cya Yuda. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ndagiye mbanze nkubwire, nawe nturi mutoya mubo mwavukanye, nawe nturi mu butoya mubo mwiganye, nawe watera imbere, nawe wabona akazi, nawe wagera kure. Haleluya! nawe wazamuka. Bashumba namwe mwazamuka, namwe haraho mwagera, mwakubaka amazu. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Haleluya! ndagiye mbanze nkubwire ngo titiri yose waba ufite, nawe Imana yakuzamura, nawe Imana yakugira umuyobozi w'abandi. Yewe wacuruza babikanga ugahomba, nawe uyu munsi wa none Imana yaguha kunguka. Ijambo ry'Imana rabitubwira mu gitabo cya Yobu, rikatubwira ngo nubwo itangira ryawe ryari rito cyane, ariko amaherezo wakunguka. Ndagiye mbanze nkubwire ngo nawe nubwo itangira ryawe rito cyane, nubwo watangiye utazwi, ugatangira utamenyekana, nkuko Yesu yari yavukiye ahantu hatazwi, yari yavukiye mu kiraro cy'inka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! ariko amaherezo hari ahantu yageze. Ndagiye mbaze ubwe ngo nayo hari ahantu uzagira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! ndasoza muri uyu minota nkubwira ngo komera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! ngo barangeje bagerayo, ngo baramuramya, ariko bagiye kuri kondisiyo imwe. Ntabwo Herode yapfuye kubarekura gusa. Yesu nashimwe cyane. Ndagiye mbanze nkubwire yuko Herode ntazapfa kukurekura gusa. Haleluya! Herode agiye kurekura abanyabwenge, arabaga ngo ngaho nimugende, mugende mushakisha uwo mwami yavukiye, nimumara kumubona nanjye muze mumbwire nze kumuramya. Ariko Herode yarahishe urwango mu mutima we. Bene data ndagiye mbanze mbabwire, hari abashyitsi tugira atari inshuti nyashuti, atari inshuti z'umugisha. Haleluya! ahubwo hari ibindi bahishe mu mitima yabo. Imana ibakurinde mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! ngo abanyabwenge baragenda baramya Yesu, ariko ngo bagisokayo batashe ngo baburizwa n'Imana kudasubiza inzira yo kwa Herode. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga kugira ngo Imana iburize amahoro. Haleluya! mu mitima y'abanzi bawe. Haleluya! ibaburiza amahoro mu mitima yabo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! inzandiko banditse zihera mu mifuka yabo, ibitekerezo byabo bizahera mu mitwe yabo batabisohoje. Erega bene data, haleluya, Imana itaza guheza ibitekerezwa by'abantu mu mitwe yabo. Uba warapfuye kera, baba barakugambaniye kera, ariko turashima Imana ikiduhagazeho. Rero ndagiye mbanze nkubwire ngo hanyuma y'igihe, hanyuma y'ibyo byose, ngo Herode ategereza abanyabwenge ntibigeze gusubiza iyo nzira, ahubwo ngo baritahiye. ngo ariko Herode aho ubwenge buzagarukira. Haleluya! ngo yibuka ko hari abanyabwenge baje babaza umwami wavutse, ariko byibuka abanyabwenge baragiye kera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Imana ihuza abanzi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Imana ihuza abanzi bawe, Imana ibahuma amaso. Haleluya! ngaho ndasenga rero
kugira ngo Imana ikugire neza. Shoje nkubwira ngo hanyuma y'ibyo byose utuze umutima kandi ukomere, Imana iri mu ruhande rwawe. Rero amahoro y'Imana abane namwe mwese abari bakurikira ijambo. Yesu nashimwe cyane. Ndagira mbanze nkubwire ngo Imana igukije amaboko ya Herode, nubwo waruri aho hantu hadasobanutse, utanezerewe, utishimye, ubabaye, ariko yo Imana igukijije amaboko ya Herode mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho Yesu nabagire neza rero kandi abiteho muri byose. Mwese abakurikira ibiganiro byacu tubagezaho, mujye mukanda subscribe ndetse mubyohereze n'abandi, kandi buri gihe cyose ujye urebaho. Yesu nashimwe cyane kugira ngo ubone notification zacu. Haleluya. Ubundi urusho guhabwa umugisha n'Imana. Murakoze cyane.